nuko rwose habe no waramutse kuri ibi ngibi byateye shangazi reka duhurira nko muri kariya kayira wagende aze nanjye ngende henda turamukanye agahita akata turi umukene mukecuru utambara agakweto nk'abandi reka umuntu watabanana nawe umwanda nkuri ubwo ikibazo nari nsigaye nkibara ku muntu wamureze bati umuntu wamureze nta burere buhagije mwahura mukaganira Sadunda muganira ntago yakubwira ko nyirasengeza yigeze amufata nabi ngeze aho guhora ngeze aho guhora kuko niba usuhuye n'umwana kuba nahuza nawe je nta musi ushobora kwira ntageze ahantu Sadunda ari muganirize mubaze ati si ibintu bimeze bite aba niyo mubona cyangwa ukabutana mubona kuko ari je mpamagara telefone akamfata cyangwa se ahandi akagira ute akanga kumfata agahinda kagiye kunyegeka ubonye uburyo nta gatungo nta gasambu oya ntago uri bupfe nta kibazo ubugira haguruka sibyo haguruka nta kibazo sibyo iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongere ngwikaza dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho bajyaganda gusika mutoro sasa nimugoro basamatera gacha cyagasambi undi cyari kuri Manzi na Innocent TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikozana kwinyanga gusaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zimaze imizisi kwinginga gusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunyuze n'itakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanyirika ntagire impereza ikaze abakunzi bacu bari muri Amerika Asia Afrika ndetse na Australia ari mu buryo buturanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu ntago twakurenza amaso kandi warabaye wa mbere mu gukora subscribe reka ngwikaze uri mu majyepfo amajyaruguru burengerazuba urasirazuba ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko urukundo ugenda utugaragariza umunsi ku munsi kandi n'inama ugenda utugira umunsi ku munsi tubishima cyane ndetse nako tugagufata nk'umuntu ukomeye w'agaciro ku buzima bwacu mw'abantu mwe umunsi wa none ndi kumwe n'umumama mutaheruka kandi kumwe n'umumama wakoze urugendo rurerure cyane byanagoranye kugira ngo tubonane ariko hashimwe rugira hashimwe Imana yemeye ko twongera kubonana uyu munsi twese dushima Imana mama bimeze bite urashima Imana urakomeye iminsi myinshi twaherukana mu cyaro igihe naza kukureba ukansura baranyakiriye neza kandi nabyo bintu wampaye nazamukanye Kigali narabishimye abanyakigali baravuze bati rwose ahantu ibi bintu ni neza cyane amakuru y'iminsi ni meza tumaze iminsi dupanga kubona nabikanga ukambwira ngo amatiki byanze ngo ibintu byagoranye ngo ibintu byakomeye nyine uyu munsi n'Imana yari yashimye ko turi bubonane tukaganira uri kwiyumva ute ko mbona ufite agahinda kenshi ku maso yawe agahinda ko sinakabura agahinda sinakabura wa mwana wanjye naje shakisha none ubu ngubu yabaye umutinganyi yabaye ingegera asigaye agenda ku mihanda yambaye amakanzu biriya bintu rero ntago njyewe byamaze kurenga ubwonko bwanjye byamaze kurenga ubwonko bwanjye ku buryo nibaza nimba Sadunda uburera afite nimba yarabukuranye nimba atararezwe neza akiri muto nimba ari ibintu byiza nyakuze ahubwo ngiye nakubaza nkawe nk'umubyeyi wamureze yego byanga byakunda bajya bavuga ngo igihuru kizabyara igihonyera umuntu akibona kare uwo mugani urawuzi ndawuzi uko umubyeyi yareze umwana uko azamuka agenda areba uwo mwana agenda abona image ye ejo hazaza hiwe wowe uburyo warezemo Sadunda wamubonaga mwiki Sadunda akiri umwana yego yari umwana mwiza yari umwana pe w'imico myiza abandi bana bamwigiraho
uko agenda azamuka agenda ahinduka ariko mu bwana bwe niba yaratewe n'ibi bihugu yagiyenzemo yagiye ahinduka yambanye ubu rwose byaranyebeye nasigaye mbona agenda yambaye amakanzu mu mihanda yabaye rubebe sinzigarurira yabaye rubebe gusa sinzigarurira ubu byaranyebeye njyewe ntacyo nabivugaho kirenze kuko mporana nabyo murambona uburyo reaction ziwe byo natunguye no kubona umuntu w'umugabo ngana kuriya acura umugambi mubisha wo kwirukana umugore we mu rugo rwe yitwaje ngo umwana yabuze burampamya neza ko abantu bubaka ingo bagira ngo bahuze ibiganza batahiriza umugozi umwe kugira ngo bagire ibintu bimwe cyangwa ibindi bageraho kandi byiza. Yirukanye umugore, arashaka kwirukana umugore we. Arashaka kwirukana umugore we. Arashaka kumwirukana kandi yaramwirukanye. Baba we naho bigeze. Naho bigeze. Wowe bintu uri kubona n'udutonyanga bingi buri kubona wabonye ngo by'amakanzu ntekereza kandi nabyo byatumye uzamuka wongera kugaruka hano i Kigali. Sinzi impamvu wampamagaye umbwira kuriya ariko bino n'udutonyanga. Sinzi mwebwe birani ibyo mwamubonye. Yego. Njyewe horana nabyo niriranwa nabyo. Murahorana. Sinavuga ngo murana na buri munsi. Ariko mwabantu ibyo mubona nibike kubya akora. Ibyo bano babona nibike kubya akora. Niba aho bigeze agiye kwiruka yarirukanye umugore karabaye. Ahubwo ngiye nkibaza nka famiye yiwe wenda sinzi communication iri hagati yanyu mwembi ukuntu bimeze. Sinzi uburyo mukominikana nka famiye zanyu. Dukominikana se wa muntu we baranyikoza. Ntago banyikoza. Ndamushaka ngo tuganire agahanga karahiye naramubuza. None se okay. Mu mushiki we aheruka kuzina hanga ngira ngo uramuzi. Ndamuzi w'umukire aranyikoza. Ngaba muri Amerika. Ego. Yarinze agenda mutabonanye. Kari cyo kintu cyangiye kukubaza amaso ku maso. No kuri telefone ntayifata ngo turabona amaso ku maso. Reka habe na none se iyo murebye neza mubona muri famiye yanyu hatarimo ikibazo mukwiye gutwicara mukigaho mwebwe bwanyu. Kibazo cyo kirahari mu bigaragara kirahari. Kibazo ni ukuntu umuntu yabigenza. Ukora kuri umwe aterekada wakora ku wundi aterekada ubwo nabigenza nte mwana nabigenza gute? Nje ntago naza kwinjira muri famiye yanyu. Aho famiye yanyu shobora kuba ufite ikibazo cy'umwihariko gikomeye cyane sibyo? Kinakomeye. Je byarancanze byaranyebeye ntako nagize nakoze kuri uriya mushiki we mbere yuko agenda mbere yuko agiye Burayi nuko rwose habe no ngwaramutse kuri ibi ngibi byateye shangazi. Reka duhurira nko muri kare akayira wagende aze nanjye ngende henda turamukanye agahita akata agaca hepfo nagenda mukurikiye hafi aho ngaho haba hari nk'umuntu baganira akamurembuza ngo baganire we bakakureka. Nose biterwa n'iki? Wenda no kuri umukene se wenda tuvuge gutyo. Wabyivugiye mukecuru umukene mukecuru utaoga utambaraga kweto nk'abandi. Reka umuntu watabanana nawe umwanda nkuriya reka ntibibaho ntibishoboka. Ubuse umukecuru uzahora mu gatenge kamwe umukecuru uhora mu gatambaro bashimishwa no kubona nangaye ku musozi nasaze. Nicyo kintu utekereza ko cyaba cyabashimisha? Nicyo cyabashimisha ariko ngewe nka nyirasenge wabirereye wabasigaranye banumva twanyegera. Urabizi ko ubushize ubwo duherukana nakweretse ko nejeje imyaka habura nka sadunda nyegereye yabura ikigori namwokere yewe niteke nabyotsa n'ikijumba nacyo n'amazi yo kunywa nkayamo wenda niyo namuhera no mu kajerekani ariko ari nyirasenge yo muhaye akayemera. Ntago bishoboka
ntako ntagize. Okay, nge ntacyo navuga we mwe ikintu mukeneye nta masengesho menshi muri famille yanyu kuko irimo urwango, irimo mudayimoni udatuma mwegerana maye mwaje inama. Kuko nge mbonye nk'ibintu biba ku mukazana wanyu Innocente, wenda nimba mugira n'amatsiko kuba mwabimenya sinzi. Umuntu baramwirukanye agiye gucumbika, acumbitse baramwirukanye, ubu ngo bari mu nzu y'uburushyi, hahandi adafite ibyo kurya, hahandi adafite ibyo kunywa. Umwana yamwohereje kwa nyina, urumva yarasaze. Sadunda yazanye undi mugore aramusaza. Innocente ntago bakiri kumwe. Nje nari nzi ko nabizi, nari mbiheruka babivuga ariko sinari nzi ko babishyize mu bikorwa. Ye baba we, mperuka babivuga mwana. Sinzi, ntago nari nzi ko babishyize mu bikorwa. Byarabaye. Innocente ari mu nzu y'uburushyi, yararushye, yarangaye, urumva. Ndumva umugabo we ntibirangiye ngo byibuze namukurikirane, avuga ati madamu wanjye ari aha ngaha, reka mpagere mukuyakuye musure mubaze impamvu ibiki n'ibiki byose. Agahinda nikica akagira mubi. Ubu ngo bari kwirirwa aryamana n'abandi bagabo bahuje ibitsina. Agahinda nikica. Niyo mpamvu byatangiye nkubaza nti ese urera Sadunda wabonaga azava mwiki? Nabonaga azavamo umugabo. Uko byahindutse simutse. Innocente asigaye aba mu burushyi, hahandi adashobora no kubona n'umuntu afuranga mu y'igiceri cy'ijana, urumva. Umwana baramucumbikije, umwana mwebwe rero ibyo mubona, njye mw'abantu mwe njya nkunda kubabwira ngo ibyo mubona ahangaha ni bike ku bintu biba. Hari ibintu mutabona, hari ibintu byinshi mutabona mwebwe. Ibyo mubona ni bike. Sadunda yishwe n'ibyo bihugu yagiye agendamo. Naho uwo mushiki we mwihorera. Njye buryo umwana ngapfa mwiterura. Ubwo ikibazo nari nsigaye nkibara ku muntu wamureze. Bati umuntu wamureze nta burere buhagije mwahura mukaganira. Sadunda muganira. Yego. Ntago yakubwira ko nyirasengeza yigeze amufata nabi. None se bira bintu bikavahe? Niryo genda ryateye ngo umwana yavuye yagiye ngo gushakishiriza hari agenda hinduka. Umva sinabona icyo mubwira. Ngeze aho guhora. Ngeze aho guhora. Kuko niba usuhuye n'umwana y'umukecuru karika umukene nk'uyu nguyu ntacyo namubwira, ntacyo twavugana, nta nama namugisha. Nabigenza gute? Ngira inama nabigenza gute? Umuryango nawukozeho, abaturanyi narababwiye, ariko abana banze kuva ku izina. Bara nyine ikibazo, ariko buri ibintu byose bigira igihe cyabyo. Imana nibona ko bikwiye gukemuka reka genda. Umaze iminsi umpamagara, twari twaraburanye, unsaba ko twaganira. Wafashe n'urugendo uva i Nyanza uraza uza hano i Kigali. Ntekereza ko bitoroshye, bitari agahinda ko atari guhorurira. N'ubutaha nzagaruka. Nese nabigenza gute? Ubutaha nzagaruka. Kereka Imana yonyine niyo ikwiye kugira igikora, cyangwa ndajya ikamindurira amateka bakanyibonamo. Ntawundi. None se ngewe biriya bintu iyo mbitekerejeho numva binambanze mu bwonko kwanza, sibyo? Wowe wumva urumva ushaka iki? Kuki wavuze ati tuganire, urumva ushaka iki? Urumva ukeneye iki? Urumva ushaka kuganiriza abantu. Cyatumye uva i Nyanza ukazamuka ukaza hano i Kigali. Ntekereza ko bitanakoroheye kwanza. Icyo shaka no kubona umwana wanjye Sadunda, tukaganira, tukicara hamwe, tukajya inama, tukaganira. Arakwemerera se? Witeze neza kuri buza kumubona? Dufatanyije twese namubona. Ndumva afite icyizere ko namubona. Umuntu wasubiye mu makanzu nuko umugeraho andwana nkubita amabuye nkubita ibiki. Gene navuze ko ntazongera no kumusubira uruhande.
binabaye ngombwa ko tumubona namugutungira agatoki nge sinamwegera maze kumuhaga uko mubona nyakutera amabuye ndi ikigoryi namutwariye umugore we ninjye namucyuye ninjye namujyanye urumva ibyo bintu ahantu byabigeze birakaze niba araho bigeze none se basi wamundebeye ndamenya mukura he ko na telefone yanjye atakifata nukugerageza tukagerageza tukareba kuba nahuza nawe nge nta munsi ushobora kwira ntageze ahantu Sadunda ari muganirize mubaze ati si ibintu bimeze bite niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ibintu abantu babona nibyo bike kubyo ni bikeya kubiba sibyo kuba naguhuza n'umuhungu wawe wareze ngo ari amashuri wakoreye buri kimwe cyose ntago ari ikibazo kuri nge sibyo ahubwo ikibazo n'uburyo yakwitwaraho iyo yasubiye mwa biriya bintu aba afite amahane ntaba akeneye kumva umuntu aba yumva ko ibyo arimo ariko kuri kwiwe ibyo aba ari amabuye ntumwegere ni amabuye noneho ngenzirana nawe ku rwego ruri hejuru ariko se koko nuko yabaye umwana wanjye nirereye umwana wawe wareze nuko nguko ameze naremeye ngurisha agasambu ngurisha udutungo nemera nambara ubusa nibyo ngibyo nuko ameze cyakoze kuba waje nkajya mugize amahirwe nkakubona wewe nawe washobora kukumva simbizi ashobora no kuguha agaciro nk'umuntu wamureze nk'umubyeyi we namubona none sinzi igihe ufite inaha i Kigali wenda ngo uzaba usubiye mu cyaro mu rugo iwanyu ariko njyewe ubukwegera Sadunda ntabwo bishoboka ni ukwizirikaho igisasu se namubona koko namubona kuba wamubona birashoboka ko ushobora kuba wamubona cyangwa ukaba utanamubona kuko hari igihe mpamagara telefone akamfata cyangwa se ahandi akagira ute akanga kumfata agahinda kagiye kunyegeka ubonye uburyo nta gatungo nta gasambu nta kenda mani ishobora haguruka mama oya haguruka umva se ndagapfurwa nagapfu oya ntago uri bupfe nta kibazo uri bugire haguruka sibyo haguruka nta kibazo sibyo haguruka sibyo mwana wanjye arambabaje nyine kukubabaza ndabyumva ariko humura bizarangira sibyo bizarangira sibyo haguruka wicara ahangaha nimba ari umwana wawe ndagerageza ngo uhuze nawe sibyo yego agahinda ufite ndakumva akakanya ndakumva pe kuba warera umwana ukamukura buri kintu kimwe cyose gishoboka kuba usabiriza ngo tuza basi icara ahangaha ituza tuvugane umwana wawe ngenda ashaka bidakora ibishoboka byose guhuza nawe sibyo ibyo ngibyo ndabyumva ukuntu umeze ntacyo nabona mvuga ahubwo akira oya umva se oya itonde nkubwire ndamukubonera humura ngenda mukubonera ndagerageza mwabantu mwe rero sinzi ikintu nakora ubu ngubu sinzi uburyo ibi bintu bimeze umwana wanjye aramyangaje oya kuba kwangaje birumvikana sibyo biranagaragara ariko tuza ikintu cyose kibaho gifite impamvu kandi nta mvura idahita sibyo urabifashamo ngenda gerageza ndakora ibishoboka byose sibyo ndakora ibishoboka byose bigufashemo Sadunda umubone siko bimeze nta kibazo ariko rwose ubifashe kuko umwana wanjye arambabaje aranyangaje ku gahinda nyangaje ku musozi anyeretse rubanda oya umva se nkubwire mama nkubwire sibyo ngo tuza muri wowe tuza sibyo natuje tuza n'abantu mwe rero oya we tuza sibyo tuza tuganire sibyo njye umwana wawe kuba ndi bumukwereke ndagerageza ndakora ibishoboka byose sibyo umubone sibyo n'abantu mwe mujye mumbara mu ndebere agahinda n'umubabaro abana batera ababyeyi babareze nk'uyu mubyeyi gikomera afite ni ikintu gikomeye cyane sibyo ihangane umwana wanjye Sadunda aranyangaje bigeze itonde yishyuye amashuri ibyo ngibyo birumvikana sibyo tuza muri wowe njyewe ndakora ibishoboka byose umwana wawe nshakisha uburyo bumubona sibyo kuko ntabwo wavuye piriya uje inanga ku busa kwari kugira ngo ugire ute umubone ndagerageza mwabantu mwe rero uyu mubyeyi ngiye gukora ibishoboka byose muhuze n'umuhungu njye nta kintu nkivugana na Sadunda murabizi muranabibona ibintu byanjye abari intambara abari imiguruko namugutungira agatoki ugende mwivuganire niba mara kwivuganira ibyo muvugana simbize wowe umugeze agutera amabuye amabuye gusa se
ibyo ni amakanzu ni imiguru ngira ngo mama mubibona njyewe rero reka nshakisha uburyo ki bushoboka bwose mbe nahuza umwana na mama we kuko ngiye mufata nubwo ari nyirasenge mufata nka mama kuko niwe wamureze nimba hari ibyo ashaka kumubwira bimubwire nimba ashaka kugira ibyo amusaba bimusabe ibindi rero Imana ibampera umugisha reka ngende mushakishe ningira amahirwe nkamubona ubwo murabona ibibaye cyangwa se muzabona ibibaye sha Imana ibampera umugisha bye bye tugende tujye kureba ko tumubona fata bag yawe wiyisiga siga bag yawe tugende niko tumubona kiyamarwe tukamubona ubwo ni ibyo